Murakoze cyane, reka dutangize dusoma ijambo ry'Imana. Yego. Dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi. Ndasaba mama Ana kugira ngo dufatikanye muri uyu mwanya. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi. Yego. Dusome. Mushumba wamanutse mushumba twavuze Abafilipi ariko twavuga hariho kina mama Ana. Dusoma Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 8. Turongera dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo n'uwa 14 n'uwa 15. Yego. Karibu umusomyi wacu. Murakoze. Abafilipi 2 umurongo wa 5 ugera ku wa 8 haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Amen. 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 Byakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 14 n'uwa 15. Abafilipi byakozwe n'intumwa 16 15 14 n'15. Yego. Haravuga ngo umugore witwaga Rudiya waguraga imyenda y'imihengeri wo mu mudugudu witwa Ituwatira wubahaga Imana aratwumva. Umwami Yesu amwugururira umutima kugira ngo yite ku byo Pawulo yavugaga. Amaze kubatizanywa n'abo mu rugo rwe, aratwinginga ati, nimuba mubonye ko nizeye Umwami Yesu by'ukuri, nimuze iwanjye mucumbikeyo, araduhata. Amen. Ijambo ry'Imana. Amen. 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 Murakoze cyane mama Ana, Imana ibereze umugisha, umusomyi mwiza. Ndashima Imana iduhaye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tube mu bikari byayo. Yego. Ukuvuga ngo ubu buri wese ari mu bikari by'Imana. Buri wese ari mu ngoro y'Imana. Buri wese afite yahawe audience kandi yayemerewe yo kuba imbere y'amaso y'Imana. Imana ishimwe. Kubera ibyo ngibyo bitumye dushima Imana. Asante. Ikindi cya kabiri, umuyobozi wa gahunda yamaze kubakira by'ukuri, yakoze neza cyane. Naje nongeye kubakira muri uyu mwanya mutoya, tugiye kuganira icyo Imana yashize ku mutima. Amen. Imana ibahereze umugisha mwese iteraniro. Amen. Amen. Turashimira ubuyobozi bwacu budahwema gukora imirimo ya buri munsi, ya buri gihe. By'ukuri ni abayobozi b'intangarugero, bakora ibintu babikuye ku mutima. Yego. Nabo turabashimiye kandi tubasabiye umugisha n'imbaraga z'Imana. Imana ibahe umugisha. Ntabwo ndi butinde cyane nubwo umuyobozi avuze ko hari umwanya munini. Ntabwo ndi butinde cyane, ndashaka kugira ngo tuganire hejuru yo kugira umutima wari muri Kristo. Amen.
hejuru y'umutima wari muri Kristo. Umwigisha ubushize yatubwiye kugira kamere y'Imana. Yatubwiye kamere yo kugira kamere y'Imana akaba ariyo itugenga. Noneho ikintu cyari numvisemo cyane muri kamere y'Imana no gukomeza twongeraho. N'urugendo ruhoraho dukomeza kwiga hejuru ya kamere y'Imana. Birasa nizo tukomeza kuvuga. Noneho naje ndashaka kugira ngo twige hejuru yo kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Yego. Tuvuge ngo Imana ishimwe. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Iyo usoma Bibiliya uranezerwa. Iyo uvuga ibiri muri Bibiliya umutima uraguka. Umva ibyishimo. Iyo uri mu iteraniro ry'abera uranezerwa. Ubundi bene data kuba mu iteraniro nukuza mu munezero. Nukuza mu munezero. Kandi iyo unezerewe urishima. Iyo wishimye wumva ufite inzara yo gukomeza kumva kugira ngo ukomeze wishime. Yego. Umutima niwe muntu. Bajya bavuga ngo ntagira umutima. Muzi impamvu ituma abantu bavuga ngo uyu mwana cyangwa se uyu muntu ntagira umutima? Nuko ibyo akora biba bitanogera abantu. Ibyo avuga biba bitari ku murongo mwiza. Bakavuga ngo ntagira umutima. Yego. Ariko iyo umuntu afite umutima ashimwa n'abantu agashimwa n'Imana. Imana ishimwe. Kubera ko afite umutima Imana yishimira akagira n'umutima abantu bishimira. Basande. Icyo gihe aba ahindutse kuba umuntu mwiza. Aba ahindutse kuba umuntu muzima w'ingirakamaro kuko afite umutima mwiza. Yego. Bibiliya iratubwira ngo mu gitabo cy'imigani yavuga ngo rinda umutima wawe ngo kuruta ibindi byose birindwa. Yego. Ngo kuko arimwo iby'ubugingo bikomoka. Niryo soko y'ubugingo. Niyo soko y'ubugingo. Ni ukuvuga ngo isoko y'ubugingo iva mu mutima. Iva mu mutima. Nicyo gituma umutima ufite agaciro kuruta izindi ngingo zose. Yego. Umutima mwiza ufite agaciro kuruta ibyo utunze byose. Haleluya. Umutima mwiza ufite agaciro kuruta ibyo uzagira ejo. Imana ishimwe. Umutima mwiza ufite agaciro kuruta ibyo wari ufite ejo bundi. Amen. Bishaka kuvuga ngo umutima wa Kristo muri twebwe ufitemo ubugingo bwa Kristo muri twebwe. Yego. Imana ishimwe. Haleluya. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko isoko y'ubugingo ni muri wewe. Ubugingo ntibuva mu baturanyi. Ubugingo ntibuva mu byo ureba. Ubugingo ntibuva mu bidukikije. Ubugingo buva mu mutima wawe. Mu mutima wawe muri wewe nimwo ubugingo bukomoka buvamo. Yego. Pawulo yandikira Abafilipi. Filipi ngo wari umujyi w'ubucuruzi, wari umujyi uteye imbere. Ariko ngo icyatumye winjirwa muri histoire ya Bibiliya nuko Pawulo ariwe watangije itorero rya mbere muri Filipi. Yego. Noneho bituma biza mu nyandiko za Pawulo ziri muri Bibiliya. Kandi bivugwa ko mu matorero yose Pawulo yatangije cyangwa se yabwirijemo ubutumwa bwiza, amenshi yagiye asubira inyuma. Pawulo agenda yanenga
ariko itorero rya Filipi Pawulo aritangiza kugeza yandika urwandiko abandikira yababwiye kuva batangije kugeza uwo munsi ngo yakomeje kumva amakuru yabo ngo kandi amakuru yabo aramunezeza. Yego. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amakuru yabo aramunezeza kuko ngo ryari itorero ryakiriye ubutumwa bwiza, ryakira umutima wa Kristo, rirakomeza ntiryasubira inyuma. Asante. Ntiryasubira inyuma. Ijambo rya mbere yababwiye nk'amagambo ane Pawulo abashishikariza abereka uburyo bafite imitima ya Kristo muri bo. Yego. Ikintu cya mbere yabagaragarije urukundo abakunda. Burya urukundo umuntu akunda undi bihwanye n'uburyo bahuje mu bitekerezo no mu migambi kandi bivuye mu mutima atari amagambo gusa. Niko bimera. Pawulo arababwira ijambo rya mbere ryo kubagaragariza urukundo. Aravuga ngo nshima Imana yanje iteka. Yego. Uko mbibutse. Haleluya. Pawulo iyo yibukaga Abafilipi ngo yashimiraga Imana. Kwibuka Abafilipi gusa, kubibuka imiterere yabo n'imikorere yabo n'imivugire yabo n'imitima yabo ngo bigatera Pawulo gushima Imana. Asante. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Cyangwa tukaba abakristo bituma abandi bashima Imana bagutekereje bakwibutse. Bibutse umutima wawe, bibutse ibitekerezo byawe, bibutse uburyo ufite umutima wari muri Kristo Yesu, bigatuma bahimba. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Kuyibonera mu bantu. Pawulo arababwira ngo Abafilipi iteka shima Imana iyo mbibutse. Imana ishimwe. Kandi iyo mbasengera ndanezerwa kuva umunezero w'Imana mu bugingo bwanjye. Haleluya. Haleluya. Kuko yabasengeraga asaba gukizwa kwabo. Oya, yabasengeraga abasabira gukomeza agakiza bafite muri bo. Imana ishimwe. Cyo kintu cya mbere Pawulo yagerageje kugaragaza abwira mu gice cya mbere cy'urwandiko rw'Abafilipi. Arabatangariza arababwira ngo Imana nishimwe. Imana ishimwe. Shima Imana yaje iteka. Haleluya. Uko mbibutse. Haleluya. Uko mbibutse. Shima Imana yaje iteka. Kayishima. Imana ishimwe. Haleluya. Igihe cyose mbasabira ngo ndanezerwa. Imana ishimwe. Ukibuka uburyo mwafatanije naje inzadakiza k'Imana. Haleluya. Uburyo mwafatanije naje. Haleluya. 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 Ugira umutima wo kwaguka nabyo bituma abandi batekereza. Batekereze ibyo mwakoranye. Batekereze. Haleluya. 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 Umutima wawe uri muri Kristo Yesu Umwami. Arababwira ngo si izo zonyine ngo isonze neza. Isonze neza Abafilipi mwe. Isonze neza ngo nuko yatangije umurimo mwiza muri mwebwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Torero ry'Imana, bavandimwe b'Imana, bayobozi bacu bani bature, bacumba turi kumwe, baririmbyi n'abanyamasengesho. Yewe yatangije umurimo mwiza. Pawulo kubera urukundo mbakunda, kubera imitima yanyu mugira, kubera gufatikanya nanje, kubera guhaguruka mugahaguruka ntimusubire kureba inyuma ngo yatangije uwo murimo muri mwebwe. Haleluya. Ni nayo izawusoza. Nta bwoba dufite, nta gutinya dufite, nta makuru yaza ngo tugire ubwoba. Oya, iyatangije umurimo mwiza mu mitima yacu. Iyatangije umurimo mwiza mu mitima yacu. Iyatangije umurimo mwiza muri wowe. Iyatangije umurimo mwiza muri twebwe. Izawusoza. Asante.
tuzamura ibiganza duheze Imana icyubahiro twese. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Izawusohoza ijwi ko rirakubwira ngo nimbubira umutima kuwa Kristo, nimba Kristo aba muri wowe, nimba ijwi uvuga biva muri Kristo Yesu. Yatangije uwo murimo mwiza izawusohoza. Asante. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yatangije umurimo muri twe, kirawugwanirira. Yatangije umurimo muri twe, tisira, ihora iri maso, ihora iri maso muri twebwe. Ubwo Kristo dutekereza aranezerwa, iyo abakristo batekereza baranezerwa. Tumefungwa na mkono, tumefungwa na mkono, tumefungwa na upendo, tumefungwa na upendo. Hallelujah. Aho iyo turi muri urwo rukundo rw'Imana tubatekerezanya tugahimbaza Imana. Watekereza bari muri Swede ugahimbaza Imana, watekereza bari muri Holande ugahimbaza Imana, watekereza bari muri Europe bose ugahimbaza Imana, wambuka muri Amerika watekereza buzuye umwuka w'Imana, abafite umutima w'Imana. Ukavuga ngo ndanezerwa. Imana ishimwe. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Abakristo nyakuri, abakristo bo mu mutima. Umuririmbyi yavuze ngo jewe ndi umukristo wo mu mutima. Yego. Wo mu mutima, jewe ndi umukristo wo mu mutima. Oya, apana umukristo w'amagambo, apana umukristo w'izina. Oya, umukristo wo mu mutima utuma abantu bahimbaza Imana. Bituma abantu bagira gute bahimbaza Imana. Kubera ko uri umukristo wo mu mutima. Aho niho hari imbaraga zo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ni mu mutima wanje, ni mu mutima wawe. Yego. Ntabwo ari ubushoza, ntabwo ari ukumenya kuririmba cyangwa kuvuga. Oya, ni ibiri mu mutima, ni ibiri mu mutima. Kandi ibiri mu mutima nizo wowe, nizo bikugize, nizo bituma abantu bahimbaza Imana. Oh, hallelujah. Yatangije umurimo mwiza muri wewe. Atukuzwe Baba wa milele. Hallelujah. Hallelujah. Abarenga umwe, babiri cyangwa batatu nimubwirane ngo nimuhumurike ngo yatangije umurimo mwiza muri wewe. Izagira ngo izawusohoza. Izahoza. Hallelujah. Hallelujah. Kuri kw'ijambo ry'Imana ni ihame ry'ijambo ry'Imana. Pawulo yibuka inshuti basenganye, yibuka abo bataramanye, yibuka abo bafatikanije ubutumwa bwiza. Arababwira ngo nzahora mbakura, nzahora mbatekereza, nzahora mbakanezerwa mu Mwami. Ariko ngo umunezero wanjye ngo ntukwiriye umurimo mwiza muri Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hallelujah. Umuntu utera haleluya tubeka banezerwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nuko. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe. Iyatangije umurimo mwiza muri mwe, iyatangije umurimo mu mutima, iyatangije umurimo mu bikorwa muri mwe, iyatangije umurimo w'urukundo mu bantu. Aravuga uwo azawurangiza. Imana ishimwe. Usife moyo, ninajua yeye aliniita mwaminifu. Kazi iliyoanza maishani mwangu na kuamini utaimaliza. Hallelujah. Hallelujah. Uyu dufatikanyije ninde yitwa nde? Nyamugisha. Ngaho nawe ririmba iyo ndirimbo, yiririmbeho gatoya dufatikanye tuvuga ubutumwa bw'Imana. Sijafa moyo, ninajua wewe ulioanza maishani mwangu na kuamini utaimaliza. Na kuamini utaimaliza.
sijafa moyoni, najua wewe uliniita mwaminifu. Kazi ulioanza maishani mwangu, na kuamini utaimaliza. Haleluya. Na kuamini utaimaliza. Urakoze cyane nuko ayo magambo Pawulo yabwiye Abafilipi, arababwira ngo aliyeanza kazi njema ndani yenu ninawaambia kama atayimaliza. Izo yabivugiye kugira ngo abagaragarize urukundo abafitiye rwo mu mutima. Urukundo rwo mu mutima. Ikintu cyane Pawulo yabwiye Abafilipi, yababwiye hejuru y'imbaraga z'ubumwe bw'abantu bafite urukundo rwo mu mutima. Yego. Imbaraga zizanwa n'ubumwe bw'abakristo bafite ubukristo bwo mu mutima. Arababwira ngo nimba hariho gukomezwa kuzanwa na Kristo, kandi nimba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo rw'Imana, nimba hariho guhumurizwa kuzanwa na Kristo, nimba hariho imbaraga z'ubumwe kuzanwa na Kristo, nimba hariho urukundo ruzanwa na Kristo, ababwira gute? Arababwira ngo mw'Abafilipi mwe ngo musohoreshe umunezero kunezererwa Imana. Hallelujah. 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 Nimba hariho ubumwe bwo gusangira umwuka, ubumwe bwo gusangira umwuka, abakristo tugira icyo dusangiye, tugira icyo duhuriyeho. Oya, tiduhuriye mu maraso, tiduhuriye ku bategeko n'abasogokuruza. Oya, hari izo duhuriyeho, hari izo dusangiye iz'umwuka, umwuka ubugingo muri twe. Hallelujah. Hallelujah. Ndanezerewe. Imana dusangiye iz'umwuka. Nimba hariho gusangira iz'umwuka, nimba hari izo hari gusangira urukundo rw'Imana, nimba hariho guhumurizwa muri Kristo Yesu, ngo tugire gute yewe, tugire gute tubisohoreshe, tubigaragarishe. Hallelujah. Hallelujah. Umunezero wawe, umunezero w'Imana, tubigaragarishe gukomera kw'Imana. Ariko tubitewe n'iki? Nuko dufite wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu uraguhereza gusangira n'abandi z'umwuka. Imana ishimwe. Hallelujah. 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 Mbega Hallelujah. iyo urya wenyine ntabwo biryoha cyane, ariko iyo urya urimo usangira n'abandi apeti iraza. N'iz'umwuka usangiza abandi. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Dusangiza abandi biri mu mitima yacu. Yego. Kugira abantu zururusa imitima. Kugira abantu ibibafasha, ibibakomeza. Tureke kuvuga ibintu bibabaza, tureke kuvuga ibintu bisenya, tuvuge ibintu byubaka bizamura ubwami bw'Imana muri twe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hallelujah. Arabwira Abafilipi, arababwira ngo mwa nshuti zanje, ngo nimba hariho guhumurizwa kuzanwa na Kristo, ngo hakabaho gukomezanya, umuntu agakomeza mugenzi we bizana na Kristo, ngo nimba hariho n'urukundo muri mwebwe rukomeza kuzamura Kristo, ngo ni mubigaragaza. Imana ishimwe. Hallelujah. 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 Kugaragaza. Imana ishimwe. Kwerekana ibiturimo, kuvuga ibiri mu mutima. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ibiri mu mutima ntabwo bigaragara amagambo. Oya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 5:30 biravuga ngo Yesu
Yesu ngo yashatse kugaragaza uburyo adashobora kwihamya ubwe, ngo ntashobora kwihamya ubwe, ngo ntiyaje kwihamya, ngo ntiyaje kwibibiriya, ngo ntiyaje kwivuga, ngo ahubwo hari kuba yaje mbere kumuvuga. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo Yohana w'Umubatiza ngo niwe waje ateguza inzira, avuga ngo nyuma yaje uzaza niwe uzabatirisha umuriro n'amazi. Yego. Ariko ikintu nakuzemo cyane, aravuga ngo nubwo atampamyaga, ngo izo mvuga n'izo nkora ngo zonyine birahamya yuko. Haleluya, 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 haleluya. Izo mvuga n'izo nkora ngo zonyine biragira gute, birahamya. Ikindi kabiri Yesu yavuze kuri ibyo, aravuga ngo uretse n'izo mvuga n'izo nkora, ngo jewe ngo simvuga izo ushaka cyangwa izo mvuga, ngo ahubwo mvuga izo wantumye ashaka. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu aravuga ngo jewe simvuga izo nshaka, simvuga n'izo nkunda, ngo ahubwo mvuga izo zagize gute, izo watumye ashaka. Yego. Bibiliya yatubwiye ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo mutima tuwugire, tuwutunge, utugaragaremo, utubonemo. Abantu nibatureba baturebemo umutima wa Kristo. Abantu nibakumva bavuge ngo aba ni aba Kristo. Reka mbabwire ibintu bitatu nje gusoza, ntabwo ndi butinde cyane. Ibintu bitatu zagaragaje ko Yesu yari afite umutima udasanzwe. Yego. Nicyatumye agera ku ntego yiwe yamuzanye. Ikintu cya mbere, Yesu ntabwo yakoresheje imbaraga z'ubumana bwiwe yari afite bwa kera. Yego. Kandi yari afite ubwo bubasha n'ubwo bushobozi bwo kubikoresha. Ariko ikintu yakoresheje gikomeye cya mbere, yambuye ubumana. Yambura ubumana. Amaze kwambura ubumana ngo yambara kamere y'umuntu. Amaze kwambara kamere y'umuntu, Bibiliya iravuga ngo yishisha bugufi araganduka. Bwana asifiwe. Haleluya. Uwo ni icyitegererezo cyacu. Icyatumye Yesu yambura ubumana akambara umubiri, kwari ukugira ngo aduhereze imfashanyigisho, aduhereze urugero tugomba kugererwamo natwe, intambwe tugomba gutera mu yiwe. Asante. Araganduka ngo agera aho apfa urupfu rwo ku musaraba. Asante Yesu. Atarapfa ngo yabaye umugaragu w'umugaragu, abimbata. Haleluya. Kea akanyenyekea hadi kuwa chini ya wote. Haleluya zose. Aramanuka va mu bumana aja mu mubiri, abimbata aramanuka agera agira ishusho y'inzaha kandi atarakoze icyaha. Yego. Yesu ngo arangize kurangiza kwishyirira. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Aravuga ngo nambuye ubumana. Haleluya. 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 Aho njya ku musaraba. Haleluya. Ngeze mu rwego rwo gucirwa amacandwe imbere y'abantu, kwambara ubusa imbere y'abantu. Ahera mu rwego ashinyagurirwa, baravuga ngo nimba umwana w'Imana ngo ngaho nakudukize. Asante. Ngo atake, baravuga ngo arahamagara ba Eliya. Aho hose kwari kugira ngo agere ku rugero rwo kugira ngo natwe nitugira umutima wa Yesu, natwe tuzahabwa ingororano z'ubwami bw'Imana. Asante.
Imana nishimwe. Asante. Ibyo bintu Yesu amaze kubigeraho, Bibiliya yavuze ku gice cya ku murongo wa 9, aravuga ngo nicyo cyatumye Imana yiyumvamo, Imana yera, Imana yitegerezaga Yesu mu mubiri. Surutere haleluya ma. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Isiwe Yesu. Haleluya. Haleluya. Imana ngo iramwitegereza, iramureba yaba yambuye ubumana, irongera iramureba yambaye umuntu, irongera iramureba yishishije bugufi, irongera iramureba yabaye kini ya byose, nukuvuga ngo yabaye uwanyuma muri byose gukwicisha bugufi. Yego. Irasubira iramwitegereza ari ku musaraba i Golgotha. Irasubira iramwitegereza Yesu avuga ya magambo 7 yo ku musaraba, umwanya wo kuvuga nawe uraya. Imana iravuga ngo Yesu mu mubiri, ngiye kongera kukuzamura mu bwiza bwawe wahoranye kera. Asante Yesu. Haleluya, haleluya. Upewe sifa Baba. Haleluya. Ushimwe hejuru umwana. Ushimwe hejuru umwana. Ushimwe hejuru umwana. Ushimwe hejuru umwana. Imana hari umwanditsi wavuze ngo Mungu akajisikia mwenye deni. Imana yishyize ideni yuko Yesu yamwemeje mu gushya bugufi mu buryo bw'umubiri. Umubiri tukakurushe, umubiri tukakuzamure, umubiri tukaguteshe agakiza ko mu mutima yewe. Yego. Abantu bari mu kwizamura, ariko Yesu ngo yarimbanuye akashuka hadi. Asante. Ikibazo dufite ubu ngubu nuko abantu bari mu kwiyita izina rikabazamura, bakava mu bwiza bw'Imana bwo mu mutima bagasigara bigaragarira abantu. Yego. Haleluya, haleluya. Ariko Mana nashimwe. Asante. Bibiliya yambwiye ngo Yesu ngo amaze kuja ikuzimu, Imana iravuga ngo ndakuzura ngo urabe imfura mu bazutse. Yego. Inyungu zo kwicisha bugufi arazuka. Yego. Inyungu zo kwicisha bugufi ngo arazamuka aja mu bwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Kandi Yesu ntiyagiye ari umutore, yatorose. Oya, Yesu yagiye ibona kure ngo abigishwa bamubona gutya bazamuka arabapepeya ngo aje kureba bagiye ngo ndagiye nk'uko kuriya mwumviye. Marayika aravuga ngo ko azagaruka. Asante. Izo zari inyungu zo kugira gute, zo kwicisha bugufi. Ntabwo warya imbuto zo kwicisha bugufi warikize hejuru. Oya, kugira ngo urye imbuto zo kwicisha bugufi Yesu agashyirwa hejuru. Haleluya. 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 Yesu atahe. Haleluya. Haleluya. Petero yaravuze ngo ngwino munsi y'ukuboko kw'Imana isumba byose, ngo kugira ngo igihe kigera umwanya nugera wawe ngo izagufashe izamuri gushyira hejuru. Asante. Manuka kugira ngo Yesu azamuke muri wewe. Narangiza kuzamura. Bibiliya yambwira ngo Imana imaze kubona kwicisha bugufi kwa Yesu, irongera ngo imuhereze izina. Akandi Yesu. Wawundi bavuga ngo wawundi shigurwaga alizaliwa na kukataliwa ili apate kupatanisha na Mungu. Wawundi babonaga abantu bose bakayunguza umutwe, abandi bose bazaga bagahereza bakayihereza inzoga, abandi bose bakazana amahwa bagakubita mu gahanga. Ndafunga bamuherezaga gutanga, ariko Imana iramuzamura imuhereza izina riruta ayandi mazina yose. Izina riruta amazina yose. Amazina yose ntibagirana keretse izina rya Yesu rizahora rimurika mu ijuru.
Yesu niwe zina ryiza, Yesu niwe zina rihebuje riruta ayandi yose yo mu isi, rifite imbaraga zo kudufasha zidukiziza rwose rizaha. Hallelujah. 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 Ikindi cya gatatu yamuhaye iramubwira ngo ngwino wicare iburyo bwanje mwana, ngwino Yesu wanesheje urugamba gukwicisha rugufi warugejeje, ngwino wicare, ngwino wicare. Amaze kwicara ipereza impano, imuhereza kado, imuhereza agashimwe, iramubwira ngo uzaba umutwe w'itorero ribe umugeni, uzaba umukwe itorero ribe umugeni. Araba ngo ni wewe mutwe w'itorero. Kubera iki? Kubera ko yishyize bugufi. Bavandimwe nshuti cyane, bene data dufatwe n'umurimo w'Imana, natwe iyo wa mutima wari muri Kristo Yesu, ibi Imana yakoreye Yesu natwe Yesu azabidukorera. Mwumva iryo jambo, Imana izo yakoreye Yesu amaze kwihangana ageze ku ntego, natwe Yesu atubwira isezerano ryo gukomeza uwo mutima wo muri we, natwe azatubera umunsi umwe azatuzurana n'abera bose. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yagira abantu babiri batera za haleluya, kuko Imana yakuzura kuko Imana yamuzuye natwe izokuzura. Tubabwiza ukuri, abatabizeye abapfa abasinzira bafite umutima kuwa Kristo, twese tuzazuka umunsi umwe Yesu buri yawuzemo. Haleluya. Haleluya. Tuzazuka kubera ko natwe dufite umutima wo muri Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuko uwo mupapa natera haleluya mpaye numva. Haleluya, 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 haleluya. Oh, asante sana. Haleluya. Ntabwo tuzogwa mu nzira. Oya, izi Imana yahaye Yesu nawe azabiduhereza, kuko turi Imana ye, turi ubwoko bwe, turi abana be, turi umwandu wo mu rupfu rwe, turi umusaruro wo ku musaraba. Hallelujah. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Okoka ari mu iteraniro. Okoka ari mu iteraniro. Ahari. Urahari ngaho bakuririmba ngo umwami azagira gute? Azakebuka turenge. Ugane ngo nabo bahageze. Ngaho bakukaririmba usubira mu umwami Yesu azakebuka turebe, naje nkebuke ndebe bagenzi banje, bazambwira bati namwe mwahageze, mwewe ko tutaguye mu nzira. Umwami Yesu azakebuka turebe, naje nkebuke ndebe bagenzi banje, bazambwira bati namwe mwahageze, Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira, Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yayo Yesu yamusuye iramuzamura, imuhereza imisatsi iburyo, imuhereza itorero. Natwe yese abagira umutima kuwa Kristo, tuve mu buryarya, tuve mu ishyari, tuve mu gusebanya, twuzure umutima wa Kristo. Bituma baturirimba batubonamo Imana. Imana ishimwe. Nibarangiza natwe izatuzura, nirangiza kutuza Yesu azavuza impanda. Impanda z'ubuteka zizavuzwa mu ijuru. Imana ishimwe. Azaturwa abapfiriye muri we. Imana ishimwe. Abagiye bishisha bugufi, abagiye Pawulo yaravuze ngo
Yabwiye abafilipi aravuga ngo ntimukaza mwizi ubwanyu mwizirika gutekereza yuko mwene data ari we mukuru uyo ukize mugenzi wawe mukuru nawe Imana ikubwira mukuru kuri we asante namara kutuzura Ura mugize mukiza isuro Yohana bizabivuga ngo azaduhereza izina ngo ritazwi n'umuntu wese ngo kese nyirabyo wese urukundo no kwizera bizaduha kunesha umuntu wese abahabwa ikubite wikubita ku mutima uvuga ngo yewe gukomeza ugira umutima ko ari muri Kristo nawe uzohabwa ryose na nyoko bakuze uzitwa yindi zina uzitwa rukundo uzitwa mahoro uzitwa imirimo ibyo wakoze mu mutima wa Kristo niryo zina ryawe yego Imana ishimwe Imana izaduhereza izina wese nirangiza iduhereza izina ivuga ngo nimuze mwijire mu bwami bwacu twese ngo Imana ibe data Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro Imana ishimwe nirangiza kuduhereza amazina itwikaze ku ntebe yo guca imanza asante tuzicaza ku ntebe z'ubwami tugira gute dufite abanyamahanga imanza hari umuntu wakwiruka ku karirimbo tuzicaza imbere y'intebe y'Imana tugira gute dufite abantu dukima ariko tuzoba twabaye abagabo beza n'abagore beza mana ya tuzoba twabaye abatsinze abanesheje tuzoba twaratsinze ngo twicare ngo tubo bashamanza urukiko ugasanga abacamanza bambaye imyenda yabo icyubahiro n'ubudahangana kandi bazavuga ngo icyo umucamanza avuze ngo riba ribaye itegeko uwo munsi ariko abavuga n'umutima wo muri Kristo tuzahabwa umamuraka n'imbaraga zo gutegeka habe n'ubu turabifite muri Kristo dufite imbaraga zo gutegeka Imana ishaka mu bantu bifata mu haleluya tugire wa mutima reka tugaruke tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu uwo nubwo yabanje kugira akamero k'ubumana yatekereje kubana n'Imana ari ikintu cyo kugunirwa yikisha tuve mu mazina yego tuve mu byo tubona dufite tugaruke tuba abakristo bo mu mutima ngaho ririmba je umukristo wo mu mutima mama yirimbe gatoya niturangira tuzakomeza abafungiye imitima yabo nawuzwa niki kuzamukunda etatumye apfa yazize jewe nawuzwa niki kuzamukunda etatumye apfa yazize jewe nawuzwa niki kuzamukunda nuko nukuvuga ngo tuba abakristo bo mu mutima hari umuhanga wavuze ngo kuva Yesu imyaka ishize yose ibihumbi bibiri birenga uko itorero ryari rikeneye kugaragaza Yesu niko n'uyu munsi uyu mwaka n'ukwezi n'iyi tariki n'iyi saha akeneye abagabo bo kugaragaza imbaraga z'ubumana muri iyi si aho utuye haracyakenewe abagabo kandi bakabigaragaza ishiki
bakaganisha urukundo rw'Imana no kwishisha no gukora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu umwami. Nushaka icyubahiro n'ubwiza ngo uyikorere gukora neza. Abantu bashakisha ubwiza n'icyubahiro bakashakisha hirya no hino, ariko gukora neza wanafitiwe. Haleluya, gukora neza gufasha kumvira abandi, guhumuriza abababaye, kwerekana Imana muri wowe. Ibyo wenyine bizana ubwiza bikazana n'icyubahiro. Asante. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Twige. Tuje ku ishuri. Twigane wa mutima wari muri Kristo. Tuje ku ishuri mu gitondo na nimugoroba. Na nijoro turi mu kazi tuje ku ishuri. Tugerageze kureba uza wirirwa wiga wa mutima wari muri Kristo. Nuja kuryama ukora icyo bita evaluation. Wisuzuma ukora isuzuma ugiye gusenga ugiye kuryama uvuge ngo uyu munsi noba nagaragaje umutima wa Kristo muri jewe. Bavuga ngo uvuga imihigo y'ibyo uzokora bamara umwaka washira cyangwa buri gihembwe bakaza bagenda bamurika imigambi mwihaye nimba mwarayigezeho bakagenda batanga amanota mu turere no mu midugudu no mu kagari no mu turere no mu rwego rw'igihugu. Natwe abakirisitu buri munsi tuzuka nitumara dutangire kwiga wari muri Kristo. Imana ishimwe. Senga ya nijoro utekereze uvuge ngo se zagenze gute uyu munsi, wongere ngo ndyamye Imana njyanye ndi mu isomo ryo kwiga kugendana n'umutima wari muri Kristo Yesu. Iyo udafite umutima wa Kristo hari undi mutima ukoresha ushaka. Hari ugukoresha ibyo ushaka. Imana iduhereze ejo tuzavuga uburyo Lidiya yagize gute yakiye umutima we. Tuzabivuga ejo mu gitondo cyo gatandatu Yesu naramukataje cyangwa nituramuka turi muri uyu muri tuzabivuga. Ariko Imana iduhereze umugisha twumve yuko tugomba biradusaba umutima wari muri Kristo. Tureke izo kuvuga oya twige niba hariho guhumurizanya duhumurizanye, niba hariho gukomezanya mu by'umwuka, niba harimo gukundana mu by'umwuka tubikore tunezerewe muri Kristo Yesu. Nimwakira ijambo ry'Imana, Imana ibaheze umugisha.